Valentine ni umunsi wo kurindagira ku bwonko obvious nta n'ikindi turubuze kurenzaho kubera ko nta yindi meaning. Oya njyewe ntago ariko mbibona nta nubwo mbyemera. Saint Valentine ni umunsi by'umwihariko wizihizwa n'abakristo. Okay, negira icyizere TV 5x5 kora subscribe share ndetse na comment uliking ndetse niba ngombwa utubwire uti mwabigenza muti kugira ngo ibintu bizamuke. Ni channel ikiri nshyashya ariko ifite content nziza, content nzima yo kubaka umuryango nyarwanda cyangwa se yo kugenda ivuga ku bibazo bigenda bigaragara rimwe na rimwe mu bantu dushyendeye kuri content par content. Tubabwira ati ibiganiro byagiye bitambuka turabashimira buryo mwagiye mubikurikirana. Ntabwo nigeye nyene ngende byakuno kandi kumwe na nitwa Claire nkuko mumenyereye kuri TV twagira icyizere. Nshuti zanjye nkomeje kubashimira ubufatanye mukomeje kungaragariza mu by'ukuri nimukora iyo bwabaga mwongera umurava kuko nanjye ntago nicaye ndabasezeranya kandi mbizeza ko mpari ku bwanyu kandi nzakora cyane bihambaye kugira ngo mbashe kubashimisha. Murakoze. Claire rero naje hano nanjye nk'umuntu uje kugusapotinga kugutera inkunga kugira ngo yicano izamuke. Byanze bikunze igomba kuzamuka nkurikije uburyo ki uri kubikoramo cyangwa se content yawe ni content nzima ndabona ibintu bizagenda neza. Claire rero dukubite tubangura uyu munsi ni umunsi wo kurindagira ku bwonko cyangwa se umunsi w'uburyarya cyangwa se umunsi wo kubuyoba ku mutima cyangwa se kwimitima. Claire sinzi nawe tubyemeranwa ikintu cyitwa Saint Valentine ni umunsi wo kurindagira ku bwonko obvious nta n'ikindi turubuze kurenzaho kubera ko nta yindi meaning. Oya njyewe ntago ariko mbibona nta nubwo mbyemera. Saint Valentine ni umunsi by'umwihariko wizihizwa n'abakristo. Ntabwo tubyemera. Ntago tubyemera ariko oya vuga uko bawuvuga ni umunsi wuhe uko bawuvuga ni umunsi wuhe ni umunsi w'abakundana cyangwa abakundanye cyangwa se abakundanye ni umunsi w'abadivorce rero no umunsi w'abakundana. Uyu munsi rero ni umunsi w'agaciro ku banyarwanda sinzi nimba no hanze y'u Rwanda ariko bimeze ariko ni umunsi w'agaciro ku bantu bamwe na bamwe kuba wemera abatawemera bo sinzi byabo. Okay, Claire rero nge ntabwo nemerana nawe ko singe nemera ko n'urukundo rubaho kuko urukundo nge ndufata nk'ikiguri cyangwa se ikiguri cy'uburyarya kibera mu muntu kiri aho ngaho kuko inshuro nyinshi rugenda ku munwa gusa. Oya urukundo rurahari. Urukundo ntekereza ko urukundo rubaye rudahari muri iyi isi yarimbuka. Claire utaravuga ngo isi yarimbuka bya bindi bigiraga byabashizemo ndavuga babakobwa bagendaga bafatanya n'abajama babo bafatanye gutya ku munsi bitango ni Saint Valentine se umunsi wo kurindagira ku bwonko uko natenye bivuga ariko ndababwira ngo ibintu byatangiye gusubiramo irondo ryatangiye kwivangura n'ibisambo kubera ko uyu munsi nta muntu ugeze mbona wambaye imyenda ya Saint Valentine. Barayambaye urugero nkanjye nanjye ndayambaye. Uyambariye nde? Ndayambaye kuko mfite byanga bikunda mfite umukunzi. Kandi umuntu wese ufite urukundo niyo waba utafite umuntu mukundana byako kanya ariko ukaba ufite urukundo igihe iyo kigeze ubona umukundana. So rero numva ko kuba wakwiziriza Saint Valentine si ngombwa ngo ufite umuntu mukundana byako kanya uba ugomba kuyizihiza kuko ufite urukundo muri wowe. Hari amakuru nabashije kumenya ko ngo amaroje yamaze kuzura hirya no hino ndetse ngo bamwe batangiye gushyiraho abakomisiyoneri babashakira amaroje ahantu agiherereye cyangwa se amaroje akiri empty. Sibyo? Ibyo ntago mbizi kuko ayo makuru nge ntago mpuye nayo ntago ndayamenye. Ubu nibwo nsohotse mu rugo sindamenya ngo makuru bimeze. Ariko urukundo egari kuryama. Oya ntago ibyo tubyemeranya kuko urukundo rurukwarwa no kuryama birukwabyo. Claire ubaye ukundana n'umujama mutaryama n'urwo rukundo rwa rumaze iki? Oya gukundana ntago ari ukuryamana. Kuryamana ahubwo urukundo ntago ari ukuryamana n'ugukundana nyine. Ni ugukundana noneho ubwo kuryama wabigereranya no gushaka. Oya hari ukuryama by'igice ko bya bindi bita kwiyaranja. Oya babyita ibyo mu rubingo. Kwiyeranja ntago biza mu rukundo kuko umuntu mukundana ntago hazamo ibintu byo kwiyeranja cyangwa niki ntago hazamo ibintu byo kuryamana mbere yuko mukora ibyo mwakabaye mukora mariage ngo niyo mvuga. So rero kuryama nge ntago mbiha agaciro mu rukundo. Claire urabona harahindutse iki ko nta bantu benshi nigeze mbona bambaye imyenda y'ubwirasi cyangwa se imyenda y'umwiryo abantu habaye ibihe bitashira umuteto nyuma yo gukubitwa na covid kazi kadukora munsi n'azamatwi kaduhabura amatamika yatukuza nyuma yo gukubitwa n'intambara ya Ukraine tutazanye ibintu byatangiye gusubiramo byatangiye kwisubiramo nukuvuga ngo bya bindi buri wese ari kwipondera kihereza.
wenda byaragabanyutse ntago abantu bagifite ni umunezero ntabwo bagifite umunezero nk'uwa mbere ya covid. umuteto simbizi umuteto icyari cyo ushatse kuvuga ariko nge nabyita umunezero kuko niko mbibona ariko uko bivuga ntago ariko biri. Hari abantu bake bakishimye, hari n'abandi bababaye yego, ariko ntago abantu bose bababaye. Hari abishimye dore bari abari mu mihanda bari yandi never wibabeshyira nabashe kuganira n'abantu bacuruza indabo uyu munsi ngo bakoze indabo z'abashyinguwe gusa nta neza bakundana bigeze bakora. Abantu indabo zaguzwe, niba hari ikintu cyaguzwe cyinshi cyane ni indabo, amakarite postari uyu munsi byaguzwe kuko ngewe mva mu rugo nagiye mpura n'abantu abafite amakado, abafite indabo. ugereranyije ni nk'abakobwa bangahe utekereza bari buze gutwara inda biturutse kuri uyu munsi mama wararaye umunsi bita uburyohe? Oya, abanyarwandakazi ntekereza ko bamaze gusobanukirwa, bamaze kujijuka, bamaze kumenya ubwenge, basobanukiwe neza icyo urukundo ruvuga na sexe icyo bisobanura. Rero kubw'ibyo ngibyo nta mahirwe na make, nta mukobwa n'umwe w'umunyarwandakazi iri joro gutwarinda. Ariko kerereka nkubaza ikintu kimwe, mbabwira ngo Saint Valentin umunsi w'uburyarya, ikiremba cyakwiziza Saint Valentin? Ikiremba nge ntabwo nkiza, ariko ikiremba ni umuntu ubana n'ubumuga bw'igitsina yakwiziza Saint Valentin? Of course umuntu wese ufite umutima wo gukunda yakwiziza Saint Valentin kuko Saint Valentin ni urukundo, ntago ari ibyo bindi umbwira wowe. Nyine ndi kukubaza abaye afite ubumuga bw'igitsina yakwiziza Saint Valentin? Ntago sinzi nimba uri kunyumva. Ibyo uvuga bitandukanye n'umutima. Saint Valentin ni abantu bakundana. Yes, ushobora kubukunda mama wawe wakwiziza Saint Valentin, ushobora kubukunda umuvandimwe wawe, umuturanyi n'iki wakwiziza Saint Valentin. Numva ngo ni sebajama. Sebajama ntabyo nzi cyane. Ni sebajama. Nkurikije uko ndumva wowe utangiye kuzana mu rukundo rw'abajama. Ntabwo ari urukundo rw'abajama. Ni urukundo rw'inkumi, umusore, umugabo, umugore, umutipe, sugar mami cyangwa se umusista, harya daddy mami, harya babasaza babita ni daddy mami. Ni sugar daddy. Okay. Oya. Saint Valentin rero ushaka kuba uri kubifata uko bitari. Umunsi wo kurindagira ku bwonko. Saint Valentin ni umunsi umutagatifu Valentin yitabiyeho Imana. Kuki ari wo munsi se wahariwe abakundana? Oya ko ari umunsi wahariwe amaroji. Iby'amaroji ntago mbizi, ariko kuko bakubwira ko abacuruza amaroji bakubwira ko babona abakiriya benshi cyane ku munsi wa Saint Valentin. Haba hahindutse iki? Niho sare polyvalente ibera. Ibyo ntago mbizi, ntacyo nabivuga kuko ntago ndabimenya, gusa ubutanza bikoraho ubushakashatsi umenye impamvu bajyamo, menye nimba koko binakorwa kuko ntago ndi kubyemera. Ntago ndi kwemera ko ku munsi wa Saint Valentin amaroji aba yuzuye. Ubwo rero ni inkora ubushakashatsi nzaza mbivuga, menye n'impamvu ibitera, bityo mbashe no kwibwira abanyarwanda n'abanyamahanga muri rusange. Kerere uremeza ko Saint Valentin ari umunsi w'abakundanye? Ni umunsi w'abakundanye. Urabyemera? Ndabyemera. Kuri uwo munsi nta muntu uca undi inyuma? Icyo nanone ntago mbizi kuko ubaye n'ubu tuvugana hari uri guca undi inyuma, ako kanya tuvugana umwese babiri se. Umuntu uzi neza urukundo icyo ari cyo, afite umuntu bakundana amukunda bya nyabyo, ntago ari kumuca inyuma. Ubwo uri kumuca inyuma ni wa wundi nyine umubeshya babandi babeshyana. Naho ufite uwakunda bya nyabyo bari kumwe kano kanya, cyangwa se hari izindi mpamvu bitewe n'ubuzima tunyuramo bwa buri munsi zitumye batari kumwe, ariko nta muntu ukunda undi umuca inyuma. Okay, ikindi kintu rero nifuza ko bakunzi bagira icyizere TV mbabwire nti ikindi nifuza mfite igitekerezo cy'uko bazashaka umunsi wagenewe abadivorce. Ibyo ndi kubitekereza biri vuba, birimo biraza kuko se wewe nyine ubisaba, hari n'abandi ariko abadivorce ubundi twagombye kubafata nk'abapfuye kubera ko Bibiliya iravuga ngo bazatandukanywa n'iki? N'urupfu. Ariko okay, niba bazatandukanywa n'urupfu tubafate nk'abapfuye? Oya ntago bafata nk'abapfuye gusa. Obvious. Nisi
Bible ifite uko ivuga ibintu ariko n'isi nayo ifite uko ikora ibintu. Okay. So rero uwagize amahirwe make mu rushako cyangwa mu rugendo rw'ubu buzima turimo ntiyihebe ngo yumve ko yapfuye, ariho kuko hari andi mahirwe ari inyuma menshi amutegereje. Reka tubabwire tuti nigira icyizere kivi, wowe komeza ukore subscribe, share ndetse na comment, tubikwibutse tukubwira tuti wowe supportinga ibiryo by'iminsi byarahenze sinzabigusaba ariko nyihera ka subscribe. Mpamya neza ko muri iyi minsi aho kugira ngo umuntu aguhe ku biryo bye yaguha ku mugore we. Erega mwabantu mwengira icyo mbibutsa buriya gufasha mugenzi wawe icyo ushoboye ni ubutwari ndetse n'ubupfura. Ntekereza ko iyo ufashije mugenzi wawe n'umutima ushaka, ntekereza ko nawe Claire utararenga ureka nkwibariza akabazo kamwe. Claire uramutse uri umugore ushatse ukagira ikibazo gutya ukaba ufite umuturanyi wawe agapfusha umugabo cyangwa se akabasha kubura umugabo we, wowe ugasigara wubatse kandi yari inshuti yanjye, we magara ari inshuti ya famiye, wa muturanyi akazakubwira ati rero nyakubahwa Claire uri inshuti y'umuryango, uri inshuti yacu, bimeze nabi nanjye shaka ukuntu wangwana untize ku mugabo byibuze iminota 30 wamumuha. Byahinduka. Oya ntabwo ibyo bishoboka. Nyine hari ibintu bidasangirwa ariko ahubwo namufasha nk'umuturanyi tukashakisha undi mugabo nawe udafite umugore umukeneye tukaba twabigera. Ese Claire ni hehe byanditswe ko umugore cyangwa umugabo badasangirwa? Araho byanditse? Yes, haraho byanditse ariko ntabwo mpibuka neza. Hehe byanditse ko umugore ni n'umuco wacu nk'Abanyarwanda gusangira gufatanya umuntu. Oya komeza. Gufatanya umugabo cyangwa se gufatanya umugore ntabwo byemewe. Mwasharinga wifi internet, twasharinga ibindi byose twasangira ibiryo, twasangira. Ariko iyo ngiye ni gahunda yo kwikunda, no kwikunda. No so kwikunda subwo. Kwikunda gute? Nyine no kwikunda niba utafasha umudamu mugenzi wawe wagize ikibazo mu mubwira uti Oya ntabwo wamufasha muri ubwo buryo rero. Gute se umuntu ukunda wamuhereza? Hanyuma ubu tuvugana wanze kumuha bwacyo umugabo ukamufatira yo byagenda gute? Birumvikana wababara. Wabigenza ute, reaction wakora ku kanya ni iyi? Icya mbere nabanza nkamenya ese ni ihe mpamvu yatumye umugabo wanjye ajyayo. Namara kumenya iyo mpamvu nanone nkongera nkamenya uwo ni yari mugenzi wanjye, ni umuturanyi, ni inshuti yanjye, nkamenya impamvu nawe yakiriye umugabo wanjye. Namara kumenya ikibazo ntabwo ari uwakira, ikibazo n'uwagiyeyo. Uwagiye ariko n'uwakira bose mbafata kimwe. Maze kumenya impamvu ziri hagati aho ngaho zatumye agenda, nibwo namenya icyo gukora. Okay, bakunzi bagira icyizere TV rero tubabwire tuti twebwe tuzagenda tubazanira ibintu bitandukanye cyangwa se content zitandukanye zishingiye ku byubaka umuryango nyarwanda cyangwa se ibintu bigenda bidufasha. Rimwe na rimwe ni ibintu tuba tuvugaho biba bigenda bidufasha. Claire ndahamya neza ko Saint Valentin kugenda icuyuka umunsi ku munsi. Mbisubiremo ubu tuvugana twabara turangiza ikiganiro tubona abantu byibuze nka batatu bafatanye gutya, bafatanye ku kaboko gutya. Dore ngabariya bari ngabariya nyuma y'iriya modoka. Uretse turebe neza ra bari ariko barahari. Ese nuko ugomba gushakisha mu myaka yo hambere? Barahari kandi haracyari kare, abantu benshi baracyari mu mirimo, mu kanya nibayitereza igiye hamwe baragira akanya ko gutembera. Okay, Claire rero dusoza cyane tugana ku musozo w'iki kiganiro kankubaze akabazo kamwe gateye gatya. Claire ubaye uri umugore ufite urugo rubi, wirirwa urwana n'umugabo wawe hasi hejuru umuhondana, ari ugufata icyemezo cyo kwigendera cyangwa kuguma aho ngo mukaguma mu Rwanda, ibyiza ni iki? Ntago guhunga uwo mwashakanye ari byo byiza cyane ko muba mwarasezeranye. Ibyiza wa musekuru. Oya muba mwarasezeranye, isezerano rivuga ngo arwaye cyangwa ari muzima uzagumana. So rero kumusiga ntago ari byo, ahubwo uca bugufiya mukarema ikiganiro, mukaganira, mwamara kuganira. Ntekereza ko conversation ari ikintu gifasha abantu. Iyo waganiriye na mugenzi wawe mumenya aho ibintu bipfira,
reka tubashimire tubabwira tuti cyari ikiganiro kivuga kuri uyu munsi wo kurindagira ku bwonko cyangwa se ni ikiganiro kivuga ku umunsi wahariwe uburyarya. Ni umunsi w'abakundana. Nshuti zanjye mu byumve neza mwe kwishinga nguyu nimba wowe udafite abo mukundana cyangwa se ufite impamvu ze ku giti cyawe ntago ari ngombwa ngo uzidusangize zigumanire. Uyu munsi rero bakunzi bagira Icyizere TV, uyu munsi ni umunsi w'abakundana, ni umunsi w'abaryaryana, ni umunsi w'abakundana. Mbasaba ngo mumpe muri comment ese aho iwanyu mwebwe byagenze gute, abafite abakunzi bari abantu byacitse. Ikindi kandi mwitware neza kuri uyu munsi, ntekereza ko mujijushutse kandi muzi ubwenge. Roji ngo zamaze kuzura, abakobwa b'Abanyarwanda Roji ngo zamaze kuzura, abandi batangiye gushyira abakomisiyoneri babashakira aho zisigaye. Obvious niko bimeze. Iby'amarogi byo ntabwo zuzuye batangiye no kugerekeranya. Wenda birashoboka ko yari amakuru y'ibihuha byo ntago mbizi, ariko ntekereza ko Abanyarwanda reka nkubaze ikibazo bamaze kumenya Imana no kwiga. Iyo witegereje ubona rogi zarakorewe iki? Harya rogi ubundi ni icyo tsobana mu Kinyarwanda. Ni nka muruge y'abababaye. Ni muruge y'ababaye kubera ko akenshi umuntu uvuye iwe ababaye ashaka nyirantagorama bagakatiramo akava aruhutse. Niko mbitekereza ariko rogi rero usibye ubundi nshaka kumenya rogi mu Kinyarwanda ni irihe jambo. Reka tuzasuba oya reka tubanze tumenye rogi ni iki kano kanya kugira ngo hari benshi batabizi. Tubanze tumenye rogi ni iki. Rogi ngiye nayifata nk'uburuhukiro bw'abaruhijwe n'ingo. Rogi nicyo bisobanura. Bisobanura uburuhukiro bw'abaruhijwe n'ingo. Rogi kuko abenshi mbona ariho babafatira. Inshuti zagira Icyizere ngiye kuzakora research imenye rogi icyo ari cyo utanzagaruka mbibabwira. Reka tubabwire tuti mugubwe neza kuri uyu munsi wa Valentine. Musenge cyane bakobwa cyane b'Abanyarwanda kazi muri rusange. Kandi abatwaye inda kuri uyu munsi wa Valentine namwe abatwaye inda kuri uyu munsi wa Valentine. Oya ntabo